uzasoza ukuri Imana itagibe. Hello friends and family, El Shaddai's family forever and ever, amen. Hello guys, uno munsi murabizi gahunda twari dufite. Abantu babizi barabizi, abantu tubana muri groupe, murabizi ko mu minsi yashize twakoze groupe tubaha igitekerezo nk'abantu mudukunda bakunda El Shaddai's family, tubasaba ko mwazadufasha mu gikorwa tujya gutangira cyo kujya dufasha abantu buri kwezi. Twihaye intego yuko buri kwezi bizibura tuzadufasha abantu wenda abantu bakeya bagiye baba babiri, ariko byibura tujye dufasha batatu bitewe n'ubushobozi twabonye. Tuzadufasha abantu bitewe n'ubushobozi twabonye. Hari igihe ubushobozi buba bwabaye bwinshi, hari igihe buba bwabaye bukeya, ariko tuzatugerageza uko dushoboye mu byo twabonye tugire icyo dukora. Kandi turanabashimira cyane ko mwadufashije abantu tubana muri groupe, abantu bitanze turabashimira cyane bituvuye ku mutima. Turashimira cyane n'umuntu witwa Emma waduherekeje, turi kumwe hano, Imana yo mu ijuru umugisha kwitanga. Rero guys, uno munsi twasuye mama muri groupe, twabibabwiye ko tubuze kumusura. Mama ni umubyeyi ari kwitegura kubyara, reka abanza bibwire mbere ko dukomeza. Mwiriwe neza, nitwa Mpawenimana Angelique, nkaba ndi umubyeyi uri kwitegura kubyara. yego. afite inda y'amezi 7, ari hafi kubyara, murabyumva. Twamusuye ejo, twari twabanje kumusura tuganira nawe, aratuganiriza twumva afite inkuru ibabaje. Turavuga ati rero twari dufite gahunda yo kuzabikora ku cyumweru, ariko bitewe n'uko twumvise ababaye, twavuze ati reka tubyegeze imbere n'undi nta kidutinza. Angelique rero tugiye kuganira nawe abaganirize. Yego hari ibyo twazanye twagendanye, ariko dukurikije twebwe uko twumvishe ni byinshi akeneye, nawe araza kubibwirira. Muri bike twamuzaniye. Rero guys, hari ibyo twari twabashije kubona twebwe mu bushobozi bwacu, mu bwo twari tumaze kubona. Twazanyemo nyine ibyo kurya, nabwo bitewe n'ibyo twari twumvise. Kuri abizi ko abamama batwite hari ibintu babasha kurya n'ibyo batabasha kurya. Twe twaramubajije, twebwe tumenya icyo tugomba gukora n'icyo tugomba kuzana. Twamuzaniyemo n'ibikoresho by'isuku. Muri kiriya gikarito, dore ko kiriya gikarito harimo ibirimo, sinzi ko twafungura tukabikwereka. Hanze mwereke. Harimo amavuta yo guteka, harimo umunyu, harimo amavuta yo kwisiga, harimo isukari, harimo korogate yo kwiborosa, harimo n'amasabune. Hariya harimo ifu y'igikoma, umuceri, ibirayi, amata, pehashi, n'ibyo kwisasira n'ibyo kwiyorosa. Ndakeka ko bino bizakumaza wenda igihe, nubwo kitazaba ari kinini, ariko twagerageje uko dushoboye. Ariko ikintu twifuza ni uko waza kutugeraho umugisha. Abantu bari burebe kino kiganiro ntabwo hari bubure wenda uzavuga ati reka nkomeze mufashe mu buryo nzaba nshoboye. Turi buze gushyiraho nimero zawe, uzumva bimukoze ku mutima cyangwa uzumva abishaka azakuvugisha agiye ikintu agufasha. Guys, ejo twaramusuye turanamuganiriza pe, yatuganirije byinshi, namwe ari buze kubaganiriza. Ariko twaje gusanga arara hasi, sinzi niba bahabereka niba nta kintu bimutwaye, ariko twaje gusanga arara hasi pe. Namwe mutekereze, mwimagine umuntu w'umubyeyi utwite, mumbwire namwe ko umuntu w'umubyeyi utwite yarakwiriye kurara hasi. Yafashe akantu k'agashuka, niba atari agakuvurera aragasasa, niko kantu araraho. Rero Angeli, abantu mbaciriyemo muri makeya, ariko nawe turifuza kubabwira, sibyo? Babwire inkuru yawe, uracyari umukobwa, uri umubyeyi ariko ntago washatse. Ibibazo byakubayeho nk'uko biba ku bandi bose, ntago waciye nk'amabere, ibyo ni ibintu bibaho cyane.
rero ugiye kubaganiriza babwira ati byakugendekeye gute, babwira kugira ngo ujye gufata umwanzuro wo kuza kuba ahantu nk'aha. Ejo twaje kugusura imvura yaraguye nyinshi cyane y'urubura, ariko ngiye nabonaga numvaga igiye gutobora amabati bitewe n'uko nta parafu irimo, imvura yaranagwagamo imbere, imyenda yawe yaratose, nyine urubura rwaradusakurije natwe ubwacu twumva ko ewana amatwi yamenetse. Noneho ngewe narakubazaga nkubwira ati se nijoro y'imvura yaguye ujya uryama ugasinzira, amabati ari kuvuga gutyo, urambwira nyine ngo ibitotsi, iyo ufite ibitotsi urisinzirira. Ntabwo nari nakamenya noneho kuryama hasi, menye kuryama hasi none ndavuga ati n'umubyeyi utwite kuko aryama hasi agasinzira, numva birandenze cyane ko no mu bintu twatekerezaga twaje no kugusura, twebwe mu mibare twari dufite ntabwo kubera ko nyine ntabwo natekerezaga ko waba urara hasi, twumvaga ko mu mibare dufite ibintu bya matera byo kwisasira bitari mu mitwe yacu, ariko nyine umwanzuro twaje kuwufata tumaze kubona ko n'ubundi urara hasi. Rero numva ko ari ibintu bibabaje guys, abantu hano hanze barababaye, abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, hari n'uwo twajya gusura wakumva ibibazo afite cyangwa wakumva ukuntu ameze, noneho wowe ukumva bikubye cyane. Ibi ngibi abantu nyine bagiye bafite ibibazo bitandukanye pe. Angelique afite ibyiwe, ariko hari n'undi ufite n'ibindi bimuremereye, arararira, ibibazo ni byinshi hano hanze. Rero kugira tugere vuba, reka mpe umwanya Angelique nawe abaciriremo, ababwire, mwumve nyine ukuntu abayeho, ukuntu ubuzima bwe bwatangiye kugira ngo ugiye kuza hano kuba hano, n'ukuntu wari usanzwe ubayeho nyine n'ukuntu ubayeho. Tubwire. ubundi njyewe nkimara gutwara inda nabaye mu buzima bungoye, noneho ndangije mpita mfata umwanzuro wo kuvuga nti aribwo nari ndi hariya kuri uyu nguyu kw'inshuti yanjye, mbonye mbese birambiwe, ndavuga nti reka ngire ute, reka mfate umwanzuro nze kuba nikodeshereje, ndaje ndabaho uko Imana ibishaka. Ariko muri uko kuba ndahangaha nta byo kurya nari mfite, mbese nta n'icyo kuryamaho, ikindi cyari kingoye ni imyenda y'umwana. Ariko uriya mubyeyi niwe wamfashaga, akagira ute akamenya ngo nariye cyangwa nabwiriwe. Ubwo rero ni gutya byari bimeze guys. Ntamuciriyemo, umubyeyi avuga umufasha nawe nta kintu aba ariho rwose, turaziranye, nawe wamuturangiye, ariko nawe ari mu bantu nyine bafashwa, kuko nawe tujya tumufasha uko dushoboye. Simbivuze ariko kugira ngo mbumvishe ko hari abantu hano hanze bagira umutima, nawe kugira ngo abone ibyo kurya cyangwa kugira ngo abone ubuzima bwisunika, yikorera ibiraka byo gufura, ajya agenda agasaba ibiraka byo gufura, kandi yafuze bamuha icyatanu cyangwa bakamuha n'ibyo bibiri, hari n'igihe ajya gusaba ibyo biraka ntanabibone, agatahira aho ngaho yabivuze, kuko ntabwo ugenda ubizi neza kuri bubone ikiraka. Iyo yariye amenya ko n'uyu yariye, sibyo? Iyo yabonye ikiraka akabona amafaranga, ubwo nawe iyo atetse araguha. Iyo baburaniwe ubwo ngubwo baraburara cyangwa bakabwirirwa, sibyo? Uwo mubyeyi ari kuvuga nawe afite umwana, nta buzima nyine ibiraka akora n'ibyo gufura, kandi nawe urabyumva nyine iyo atabonye ikiraka ntago ubuzima bukomeza, nawe ubuzima bwe buragoye. Nuko nyine yaduhaye uyu nguyu bitewe n'uko yabonaga ibyo bitababaje kurusha ibya mugenzi we, ariko nawe arababaje. Rero hari abantu hano hanze pe b'abana beza kandi bagira gufasha, niyo waba ufite duke ukadusangira na mugenzi wawe. None se aratubwiye ngo kurya nyine uwo mubyeyi niwe ugufasha, sibyo? Nawe ubwiyo nta kintu afite, nawe nta kintu uba ufite, kandi wowe uhora hano mu wiryamiye, ntiwabona imbaraga zijya akora, ntabwo wakuna mutwite, uko ni ukwica umwana, sibyo? Kandi hari abantu nyine hano hanze kubera bitewe n'ubuzima bubi, iyo atwite pe aragenda akavuga ati ngiye ndemera ngiye gukora akazi ariko nzabona imyenda y'umwana, ariko ibyo nyine ni ukubura uko ubigenza. Ariko uba uri kwica umwana, reba kunama ugafura utwite noneho inda y'amezi menshi, ntabwo biba byoroshye. Kandi ikindi Angelique waranarwaye, ngaho atubwire nyine ukuntu waje wambwiye ko ugeze kujya kwa muganga akakubwira
nagiye kwa muganga ngiye kugipima bwa mbere bambwira ko umwana yacuramye, noneho barambwira ngo ninsubira ku gipimo tariki 6 z'ukwa kane bizancisha muri ecography kugira barebe uko bihagaze. Ese umwana acuramye ku mezi 7 biba ari ibisanzwe cyangwa haba hari ikibazo? Ntabwo ndabimenya, sibyo ko nuko mu nda hakunda kundya. Kandi ngo no mudakunda kumurya bidasanzwe, ariko ukomera Imana iri kumwe nawe, uzabyara neza, uzabyara umwana muzima, ntibizagutera ikibazo. Iyo umuntu afite n'ibibazo byinshi hari igihe nyine bimugiraho ingaruka, niko mbikeka, ariko humura bizagenda neza. Rero hari ikintu ngiye nifuzaga, kuko ejo twaraganiriye twumva ukeneye ibintu byinshi. Watubwiye ko ikintu kikugoye cyane ari ibyo kuraraho, ari ibyo kurya n'imyenda y'umwana, sibyo? Nta kazi ugira, nta n'ahantu na hamwe ufite uteganya ko wakura imyenda y'umwana. Nta n'umuntu yatubwiye ko nta n'umuntu n'umwe afite, byibura yanahamagara akamubwira ati nguriza n'igihumbi, ntawe afite. Siko watubwiye? Ari hano wenyine, ni wenyine imbere n'inyuma, nta muntu afite kuba yatabaza ngo mfite ikibazo runaka. Wapi, usibye Imana yonyine, usibye no kuba yaragize Imana ikamuhereza umuntu w'umuvandimwe wenda ubasha kujya gushugurika akagira n'icyo abona bagasangira. Rero reka nsabe abantu badukunda n'abantu badukurikira, mudufashe, twebwe twabonye bike dushoboye, ariko byibura mudufashe abone n'imyenda y'umwana. Afite inda y'amezi 7, ari hafi kugera 8. Kungufu kwa 7 kwari kurangiye, Kwa 7 kwari kurangiye? ndatangira kwa 8. Okay, harabura nk'ukwezi kumwe cyangwa amezi 2 ngo ubyare, sibyo? Kandi hari n'igihe umuntu abyara mbere, hari n'igihe umuntu abyara nyuma, nta wamenya isaha n'isaha ashobora kubyara. Noneho wibaze agiye kubyara nta n'ikintu na kimwe afite cy'umwana, nta mwenda, nta n'akantu ko kumufatiramo, nta kantu na kamwe. Rero ndabinginze mudufashe nyine nk'undi nkuko mwadufashije kugira ngo tubone ibi ngibi twamuzaniye, mudufashe abone imyenda y'umwana, abone utwo tuntu two kumufatiramo. Twebwe tubishobora twari kubikora, twari kumuzanira byibura utwenda tw'ingenzi n'ibintu by'ingenzi, ariko ntabwo twari tubishoboye. Twavuze ati reka tuze kumukoresha ikiganiro kugira nihagira umuntu uza kubibona akumva hari icyo yakora. Niyo ufite 10,000 wabimuha, niyo byaba ari 50 wabimuha, niyo byaba biri 100, ntabwo 100 nawe byamubera, akagenda akagurira umwana imyenda akamera neza. Guys, n'ahantu aba ntabwo horoshye, hari imbeho ya danje. Ejo imvura yaraguye, ndi kubabwira ngo amatwi yari mva, amatwi yendaga kuziba bitewe n'uburyo imvura yakubitaga ku mabati. Ndabeshya, imvura yarakubitaga mva ku buryo n'uwo mwegeranye no kumwongorera mu gutwi atakumva. Ngaho nawe nyine shyira mu gaciro, urebe umumama kubyara akabyarira nyine ahantu nk'aha hari imbeho, ntaki. Noneho imvura iragwe ikanamunyagira, ejo imyenda yaratose, twebwe twarabyiboneye, ntabwo ibyo tubabwira ari amagambo nubwo turimo turamubeshyera. Rero niba hari umuntu wumva ko yagira icyo amukorera akabona imyenda y'umwana, ushobora no kuvuga ati ngewe basi muka ujye no mu nzu yisumbuyeho nzayikwishyurira. Ushobora kugira ikintu icyo ari cyo cyose ukora, ibyo ngibyo ni ibintu bishoboka cyane. Hano hanze hari abantu bakunda gufasha, ariko batabona ngo nyine batavuga ati se ndafasha ndi. Nyine ntago umuntu ajya akunda gufasha ariko atabona umwanya wo kugenda ngo yirukane ngo agiye gushaka umuntu afasha. Ariko twebwe dore nguyu arahari, turi buze gushyiraho numero zawe, sibyo? Uraza kuziduha tuzishyireho. Ashobora kuba ari umuntu uri buze kubona akavuga ati ngewe basi reka mwohereze 5,000, basi reka mwohereze 10,000, ntiyaburamo 10,000. Ushobora kugenda ahantu hahandi bagurisha utwenda tw'abana twa caguwa, ntiwaburamo n'udupantaro 2 cyangwa n'utudumane 2, cyangwa akajya nukorereza menshi, ukagenda ukagura ibigoma by'umwana ukabona byose, sibyo? Birashoboka cyane. Rero no mubyeyi mumufashe, twebwe twakoze ibyo dushoboye. Rero nawe uri buze kubona kino kiganiro bishaka, wagira ikintu ukora ugakorera umugisha w'Imana. Iyo utanze, gutanga bizana imigisha myinshi. Ushobora kumuha 5,000, ejo mu gitondo umuntu akakohereza 20,000, cyangwa se igihe runaka ukaba wisevingiye, igihe runaka Imana ikazamuguha umugisha ukavuga ati hari umumama wabonye wari ubabaye, waramutabaye, wamufashije ikintu yari akeneye, reka nanjye ngira icyo nkora. Gufasha rero ni nkaho uri kuguriza Imana. Iyo ufashije umuntu uba uri kuguriza Imana, ko nawe ugeze mu kibazo utubwiye Imana ati Imana nafashije umuntu, namuhaye amafaranga nari nsigaranye yonyine,
nanjye rero gira ikintu nkorera, turi buze gushyira nimero yiwe mumushakira imyenda, unabishoboye unafite ubwo bushobozi wanamwimura akajya kuba ahantu heza. Umuntu w'umubyeyi kuba ahantu nk'aha hari imbeho, imvura iragwa ikamunyagira ikamusanga mu nzu, nyine wamugiriye neza. Ugize ikintu ubona kuba mu nzu y'ibihumbi 5 cyangwa ibihumbi bingahe, guys namwe murabyumva ko iyo nzu nyine ntabwo iba ari sawa. Reka rero tugire ikintu tumufasha, si byo Angeli? Nizo ko mbona ubabaye. Wari ukwiriye kwishima kuko Imana yakwibutse, si byo? N'ibindi bintu byiza bigiye kuza. Ejo twaragusuye ugira amarangamutima urarira, ariko ntabwo nashakaga ko uyu munsi urira, wagombaga kwishima ukavuga ati Imana ishimwe irangaburiye. Twaragusura tubwira ati muraje, ariko nijoro ntabwo nari nzi ko ndi burye, ariko buriya twarakubwiye ngo Imana zirenze igihumbi, kandi ntuzigere wizera umuntu n'umunsi wa rimwe, uzizera Imana gusa. Umuntu sureho urugero, dushobora kuba tugusuye uno munsi, urukumva ushobora wenda gufata numero yanjye, ejo bikazagukomerana ukampamagara ukambwira ati ko byakomeye wamfashije, ngiye nkakubwira ati ntacyo mfite, nkaguhakanira, kandi ejo hari ikintu nagukoreye. Burya umuntu akora ku isaha y'Imana. Rero ukomeje ukizera umuntu ukavuga ati ejo yaramfashije, reka n'ejo muhamagara, umuntu ashobora kugukatira akakubera mushyashya ukumirwa. Rero wowe jya wizera Imana, kandi uzajya ubona umuntu agukorera ikintu ujye uvuga ati ni Imana imukoreyemo. Yego n'abantu barafasha, ariko n'umuntu ufasha akorerwamo n'Imana, kuko umuntu, ibitekerezo by'umuntu n'imigambi y'umuntu atari Mwuka Wera, atari Imana imukoreramo, nta kintu cyiza yakora. Ndabeshya? Umuntu kugira ngo akore ibikorwa byiza ni Imana ibimukoreramo. Umuntu niba hari ikintu akoreye, menya ngo ni Imana yamutumye kugira ngo asohoze umugambi w'Imana kuri wowe. Ntuzizere umuntu ngo uvuga ati kuba amfashije cyangwa kuba anyeretse umutima mwiza uno munsi reka nzajye muramubwira iki. Jya umenya ko ushobora kumubwira nawe yimereye nabi akaguhakanira kandi wamwizeye. Icyiza ni uko wajya wizera Imana, ibyawe byose ukajya usenga Imana, ukabyereka Imana. Wabona ibiryo bishize ukavuga ati Mana ndarya iki nijoro, kariwe papa, kariwe mama, kariwe nizera, ndarya iki nijoro. Imana ibonye rero ko ariyo yonyine ushyize imbere, nayo iriyeranje ikavuga ati reka umwana wanjye ninjye yizeye, reka ndeke nanjye kumutenguha. Nuko ibintu by'Imana bimera rero guys, nuko ibintu bimeze, kandi turabashimira cyane ko mwadufashije kugera kuri iki gikorwa, kandi kiracyakomeje. Uzifuza wese gufatanya natwe, uzifuza wese kugendana natwe, nta ribi. Kandi nanone ntabwo kugira ngo umuntu azadufashe kugira tujye dukora kino gikorwa, ntabwo twebwe tuba dukeneye umuntu waje kubera ko twamushyizeho pressure cyangwa kubera ko twamwumvishije cyane ko agomba gufasha. Hoya, umuntu ujoininga group yacu cyangwa umuntu utuvugisha inbox akatubwira ati ngiye ndifuza kubatera inkunga mu gikorwa cyanyu, ni umuntu ubifite ku mutima, ni umuntu wumva ko n'ubundi ibintu byo gufasha ari ibintu bimuri ku mutima. Ariko niba bitari nyine wumva bitagufashaho, nta ribi, ujye udukurikirana nawe unadukunde. Ariko niba ikintu cyo gufasha kikuri ku mutima kandi wumva ko ariwo muhamagaro wawe ku isi, ugomba gusangira icyo ufite n'abandi, tujoininge. Twebwe tubaye dufite ubushobozi burenze, twafasha abantu benshi. Tubaye dufite ubushobozi twajya tunabikora tutarinze kubwira abantu, ariko mu gihe natwe nta bushobozi dufite bwo kuba twafasha uko tubyifuza, dukeneye support y'abantu, dukeneye ko abantu batwumva. Hari abantu benshi batuvuga ko badukunda, ariko niba udukunda byibura duhe support yawe, ujye udufasha muri uru rugendo. Ntabwo tuzabihagarika pe, ntabwo tuzabihagarika, kereka oya nako nta n'ikintu kizatuma bihagarara. Twebwe tuzabikomeza. Uku kwezi nikurangira, iby'uku kwezi birangiye, ukundi tuzajyamo n'ubundi tuzahita twongera dutangire gukoteza ayo tuzafashamo mu bandi mu kundi kwezi. Turekere hano, nta kindi ufite wababwira, nta kintu ufite wabasaba. Ikintu cyari gitundi ko cyari kingorana kwishyura inzu. Barabyumva mu bantu. Hari igihe ukurikirwa n'abantu benshi, hari n'igihe ukurikirwa n'abantu bakeya, ariko mu bantu badukunda, mu bantu batureba buri munsi guys, ntabwo habura umuntu. 5,000 by'inzu koko, 6,000 si wishyura 6, 6,000 by'inzu koko. Hari igihe ashobora kugira umugisha cyangwa isaha ye ikaba yageza akanabana n'umuntu wanahamukura, akabona umuntu wamukura ahangaha akajya ahantu heza.
ariko no mu gihe akiri hano byibura kwishyura inzu nta kazi agira ni umubyeyi utwite inda nkuru cyane ahora aryamye nta muntu afite umwitaho ni ukuri kw'Imana ntabwo tubabeshya nta kepfo ka ruguru usibye kuba yaratubwiye ati ngende yiryamira nkasaba Imana avuga ati Imana bigenda uko ubishaka kuko we nta kindi kintu yakora. Ikindi inama nakugiriye niba ubayeho muri ubu ubuzima bwawe buharira Imana, ujye uryama usenge, ujye ubyuka usenge, ujye utekereza usenge, ikindi ujye uhora uri shuwa neza ko umutima wawe weze ku Mana nta rubanza ufitanye n'Imana. N'igihe uzagera Imana ikagusubiza ukaba umuntu ukomeye ukajya wibuka buno buzima ukajya ubwibuka nk'amateka yabaye, ntuzigere wibagirwa uzafasha abari hasi yawe, ntuzigere wumva nyine ko wagezeyo ngo noneho wa mwanya wahaga Imana wo gusenga utangire uwime Imana. Imana niba hari ikintu yanga ni umuntu ugera mu bisubizo akibagirwa, icyo gihe imbere y'Imana nyine Imana ibikubona umuntu nyine indashima nta kintu Imana yawe ikivugana nawe, kandi buriya kubaho wowe n'Imana mudahuje urugwiro mutameranye neza, njya mpora mbivuga kuba udafite Imana muri wowe ni nko kubaho nk'umupfu wigendera, nta kintu rwose ubura icyo n'umuntu burya n'umuntu w'umukene hasi y'abandi ukijijwe aba arusha amahoro wa muntu w'umukire ariko udafite Imana mu buzima bwiwe. Rero ntuzibagirwe Imana, njye mfite icyizere ko Imana izakujyana neza, uracyari muto, afite imyaka 23. Ejo ngiye naramubonaga nkabona aranduta ariko namumaje imyaka nsanga ndamuruta, ariko guys aracyari muto, yaracyafite ibyiringiro by'uko ejo bizaba bimeze neza, sibyo? Kandi hari ibyiringiro ko umwana wawe azavuka akabaho neza, ukora ukajya umwambika neza, akarya neza, ibintu byose bimeze neza, ukanabishaka ukanabyara abandi bana, ubuzima bukagenda neza, humura uracyari muto, ibintu bizagenda neza. Guys rero mureke turekere ahangaha, twamusuye natwe tugiye gutaha, dukomeze dupange n'izindi gahunda tuba twapanze ko tuzafasha abantu 2 muri uku kwezi. Uyu ni uwa mbere, abitanga mukomeze mwitange, tuzasore n'uwa 2 byibura tumushyirira ibintu bifatika, sibyo? Ndabeshya? Ntago mbeshya. Turifuza ko n'abandi muze mwitange, turifuza ko kuno kwezi kuzarangira muri kiriya cyumweru mu minsi mikeya, mukomeze mwitange, 200 biremewe, 500 aremewe, 1000, umva amafaranga yose uko yabangana aza yiyongera ku yandi abyara ikintu kizima. Uyu ni uwa mbere, tuzasora n'uwa 2 nawe, niko tubyifuza, turifuza ko nawe tuzagira byibura tuzamuhahire azamare nk'ukwezi ameze neza ariko ujya ashima Imana. Rero mureke turekere ahangaha, mwibuke gukora subscribe, mukoreshe mukore comment, mudushyigikire natwe, turifuza natwe gutera imbere, mudushyigikire, dutere ingabo mu bitugu. Rero mureke turekere ahangaha, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.